Nshuti za Big Grace TV, kuki imirimo yo mu rugo iyo ikorwa n'umugore idahabwa agaciro? Iyo umugore nta kazi gahemba ku kwezi afite, adafite business akora, adafite mbese akandi kantu akora hanze yo mu rugo, akirirwa mu rugo acuragana mu rugo, kuki imirimo akora idahabwa agaciro? Ukumva babajije umugabo ngo ese madamu wawe akora iki? Ngo ntacyo, madamu wanjye nta kazi agira. Guys, akazi ko mu rugo iyo gakorwa n'umugore kuki kadahabwa agaciro? Nicyo nje kubabaza ngo mumfashe kubyumva kimwe. Koko iyo umugore yirirwa mu rugo akwiye kwitwa ngo nta kazi agira, ngo ntacyo akora, ngo aba mu rugo? None se iyo mufite umukozi haba hariho n'ibiciro byabo, ubu byaranapanze byaranazamutse. Mbere wabonaga umukozi w'ibihumbi 15, w'icumi, wa bingahe, wa 18, batubwira ko ngo no ku masoko ngo byahenze, ariyo mpamvu n'agaciro n'ibihembo by'abakozi bo mu rugo byazamutse, bageze kuri 25, 30, 35 n'ijana ushatse wamukoresha bitewe n'ikiciro cy'ubudehe ubamo. Umukozi ugiye kumuzana mu rugo kumubanza kumvikana amafaranga uzamuhemba agakora ku kazi wowe mugore wakoraga. Kuki iyo wirirwa mu rugo ucuranguka? Ninde uraha, ninde umanutse, ninde uzamutse, ninde buriye, ninde ugiye gukoropa, ninde ugize gute? Iyo wirirwa ubyirukamo uhenukamo, kuki bavuga ngo nta kazi ugira? Umugore wanjye yirirwa mu rugo, ndetse na bakeba bawe, ibiraya by'umugabo wawe ukumva biravuze, ese umugore wawe ntabwo arabona akazira no kwirirwa arya gusa. Koko iyo umugore yirirwa mu rugo yirirwa yicaye? Reka tubwizanye ukuri, tuvuge nko ku munsi w'umugore, umunsi w'umugore ukuntu uba uteye. Umugore wirirwa mu rugo ukora akazi ko mu rugo, wirirwa akubara mu rugo. Tuvuge ku mirimo ye, wenda brief iri mu ncamake, aryama atinze akabyuka kare. Iyo nicyo ni cyambere. Arabyutse, atunganije abana bajya ku ishuri, abashakiye icyo kurya, arakoropye, yogeje ibyombo, afuza imyenda, yogeje inkweto, afatishije imbabura cyangwa acanye gaze, ashakishije ibyo kurya niba bihari, arabyegeranya, arabitunganya, ubundi ateke. Niba bidahari abanza nacuranguke, abanza ajye ku isoko, nagera mu rugo asanga amakara ntayo, abanza ajye kugura amakara, nasanga amakara anahari asanga umunyu ntawo, abanza yirukanka ajye kuzana umunyu, agaruke yirukanka kugira ngo adasanga umuceri ushiririye. Arafura, aratera ipasi, arahanagura inkweto, aramenya na boss umugabo. Ibyo byose arabikora, arajya kuryama atinze, bandi bose bagonnye basinziriye. None uhagashye, hari umudamu duturanye we yarambwiye ati umugabo wanjye ntamuhaye ntamubwiye ngo karibu ku meza ntiyaza kurya, yakwemera n'inzara ikamwica. Nubwo yaba ari aho ngaho, kugira ngo ave ku meza y'uruganiriro aze ku meza yo kuriraho, ngomba kubanza kumubwira ngo karibu ku meza. Ati none uhagashye, ngomba no kumwicara iruhande tugasangira, ngomba no kumwarurira. Ufite iyo mirimo yose, uri gucunaguramo, uri guhenagurikamo, uri kugenda gutyo, uteruye umwana, umwana amenye igikoma, ugiye gukoropa, umwana araguye, ugiye kumuhoza, aritemye, ugiye kubanza gushaka icyo umupfukisha, ugiye kubanza icyo ugira gute, ukaza kujya kuryama waguye agacuho. Kandi ikibi cy'imirimo yo mu rugo, yabikorwa n'umukozi, yabikorwa n'umugore, ntigaragara. Wogeje ibyombo nonaha, saa sita nibamara kurya urashiduka ibase mushyiramo ibyombo, n'ubundi byongeye byuzuye byageze hano. Mu by'ukuri banza ni naho abagabo bahera bavuga ngo umugore wanjye nta kazi agira, ngo yirirwa mu rugo. Banza ari naho bahera bavuga nyine ko umugore wirirwa mu rugo nyine ngo nta kazi agira, ngo yirirwa yicaye, ngo aba mu rugo gusa, akaba ari byo avuga ngo aba mu rugo. Ariko mu by'ukuri ntabwo aba mu rugo, kari akazi ko mu rugo karavuneka. Nyuma ya saa sita ntufashe ibyombo ntiwongere ukabyoza, urongera woze, numara koza saa moya, saa 12, saa 2 samuriraho, niwongera kurya birare byuzuye, byuzuriranye bigera hejuru. Birakureba wenyine wowe mugore. Niba ufite amahirwe wenda wowe byaraciyemo byarakunze, umugabo waragufasha wenda nk'akantu kamwe, wenda yagufasha nko gushyira intebe ku murongo, yagufasha kwanura nk'imyenda se, simbizi. Ariko hari n'abafasha abagore babo bagateka, bakabafasha no guteka, bakabafasha gutunganya abana, bakabafasha gukorera abana, gufasha abana gukora homework. Hari bakata birora nyine babatware b'urugo, baba bari aho bagaramye aho ngaho gusa, ari aba provider. Kuki iyo umugore yirirwa mu rugo acunaguka muri iyo mirimo yose
ari abaturanyi, ari n'umugabo we, ari n'umuryango we, ari n'umuryango yashatse mu bavange se wa mugore aracyari mu rugo, yirirwa mu rugo gusa, no yirirwa arya gusa. Kuko umugore wirirwa mu rugo yirirwa mu rugo gusa, cyangwa abakora akazi kanamuvunye. Kuki niba umugabo ari ufite akazi ahembwa ku kwezi, bavanga umugabo niwe utunze urugo? Ntabwo urugo rutungwa n'amafaranga yonyine. Umugabo niba akora akazi kamuhemba ku kwezi, umugore nawe akaba kubanguka muri iyo mirimo, aramanutse, arazamutse, araryamishije, wamaze kuryamisha arabyutse, uwo yararyamishije yihonze hasi, aragarutse agiye gukura ibijumba, ahetse umwana, agiye gucyura ihene. Mu by'ukuri nagira ngo dufatanye kubyumva, umuntu uhembwa ku kwezi niwe utunze urugo koko, niwe ukora mu rugo. Umugore niba adafite ako kazi kamuhemba ku kwezi, adafite aka business gatuma akora ku dufaranga, biravanguye umugore ntacyo akora, kugirirwa mu rugo gusa, ngo niyo mpamvu yabyibushye ngo nukwirirwa arya gusa. Ubwo arabyutse, ateguye abo bana, abajyanye ku ishuri, aragarutse, abateguriye ibya saa sita, agiye kumufata saa sita, abasubira yamusubijeyo, aragarutse, atunganije ibyo bamaze gukoresha saa sita, aratetse kugira ngo baze bihiye, agiye gufata utaha nimugoroba, araje amufashije amahomework, ari no guteka igikoma, ari no kugira gute. Iyo mirimo ubundi ninde mugabo wanayishobora? Kuki abagabo bihorahira kuvuga umugore wanjye ngo nta kazi agira? Umugabo rero kugeza ubu ngubu ngiye mbona yakagombye kujya abo mbere kuvuga ati umugore wanjye aba mu rugo, ariko ntavuga umugore wanjye nta kazi agira. Kuko imirimo umugore akora mu rugo nta mugabo wayishobora, nubwo mwamufatanya kajana. Iyo mpano yo guca hasi guca hejuru ifatwa n'abagore. Ukuntu abagore bajajaba nta mugabo wapfa kubijajabamo. N'ikimenyimenyi iyo twapfuye barara barongoye, hari n'abatihangana ngo n'ikiriyo kirangire. Urumva? Imirimo y'umugore nawo yo ikwiye kugihabwa agaciro. Ubwo niko narinje kukubaza hano kuri Big Grace TV ngo umbwire nawe kuko niba umugore udahembwa ku kwezi wajyo wicara ku maguru yawe abiri, mwateranye n'abagabo, mwateranye n'umuryango wanyu, ese umugore wawe ntarabona akazi, yirirwa mu rugo gusa, yirirwa arya gusa, no kurya gusa. Ibyo bintu bikwiye guhinduka kuko iriya mirimo iravuna ndetse na cyane kandi itagaragara. Umugore nubwo waza n'uwo mukozi ukajya umuhemba 30,000, ese uwo mugore mwagiye mubahemba? Niba umukozi yagiye, umugore akaba ari mu rugo ukabona nta kazi agira, ibyo yatunganije wajya ubimuhembera? Wenda mugiye muduhemba niho mwajya mumenya ko tuba twanavunitse wenda, cyangwa ko tunakora, atari ukuvuga ngo ntacyo akora, ngo yirirwa arya gusa. Ngo uriya mugore wawe yananiwe no gufata ibase y'inyanya ngo ajye gucuruza, none se warazimuhaye yanga kuzicuruza? Uri kuvuga ngo nta kintu akora, aryama ananiwe, aryama nk'igiti. Umugore wirirwa mu rugo uzi ko ajyana nimugoroba ari guhumekera mu bitugu. Umuntu uhembwa ku kwezi niwe muntu ukora. Niko namwe mubyemera nshuti za Big Grace TV. Umugore we ntaba akora. Kwaba kurera birarushya, kwaba gutanga keya ku mugabo nabyo birarushya. Umva nkubwire, ngewe ibyo nabonye wenda namwe murambwira muri comment, ariko kuba umugore ntago byoroshye. Ukora imirimo yo mu rugo ntibigaragare ko wakoze. Usanga mu rugo ibintu byose bicometse ku mugore. Kandi ibingibi kuba ibintu byose byo mu rugo bicometse ku mugore, waba ukize waba ukennye, waba ufite akazi kaguhemba ku kwezi, waba uri umuyobozi, ntago bibura kuba bigucometseho. Niyo mpamvu iyo urugo rwabuze umugore yitabye Imana uwo munsi, umugabo atamara iminsi ngaho atarashaka undi, kuko ibyinshi biba bicometse ku mugore pe. Usibye izo financial ntazi issues mu bagabo bigira nyine aba producers. Imvune y'umugore ntigaragara, ariko mu by'ukuri usibye kwirengagiza washaka yayibona kandi bikajya binahabwa agaciro. Kuko niba yatirirwa mu rugo yuzanye umukozi kugomba kumuhemba, kuki yari umugore uhirirwa wumva ko ntacyo amaze, ntacyo akora, ngo ari uwo kurya gusa? Kandi umukozi ataza ngo akawukorera ku buntu, hajya arya gusa nk'uko wowe wenda ubyitirira umugore wawe ngo nta kazi agira, yirirwa arya gusa. Baramukazi bawe bakwishyiramo wirirwa bakwikoreye, barakugize ikiganiro ngo no kwirirwa arya gusa. Kwirirwa mu rugo no kwirirwa urya gusa, ubundi se warya ibidatetse utaruhiye utakuno, agacishwa bugufi yabishaka atabishaka. Uratwita, ukabyara, ukarera, ukitwa ikigoryi. Umwana yaba ikigoryi ni cya nyina, umwana yatsinda ni umuhanga nka se. Ibyo bintu byo gucishwa bugufi kuki bihora ku mugore gusa? Umugore nubwo yaba abana n'umugabo mubi, kuko n'abagore babi babaho, ariko yabana n'umugabo mubi abwirizwa kuryumaho, gushinyiriza. Yari umugore mubi kuki umugabo adashinyiriza?
kuki ataryumaho, kuki atikaruma kugira ngo urugo rubashe kubaho. Nageze no kuba umugore agomba kubaha nyirabukwe n'ubwo umunyabukwe yabamusuzugura gute. Kugira ngo ube umugore mwiza usabwa kubaha baramukazi bawe, baramu bawe, nubwo bagusuzugura bakaguca amazi yasebeye. Ibi byose kuki bigaruka ku mugore wenyine? Kuki umugabo atajya yubaha baramube rumuna na bakuru b'umugore we? Kuki bigaruka ku mugore gusa? Ntago wenda nabaye ijwi ry'umugore kuko ndi we, ariko turi gufatanya kubyumva kuki imvune z'umugore zitajya zihabwa agaciro. Ubu rero bagabo baramu bacu, baramukazi bacu, najya mbibutse ko umugore ari umutabazi. Ibyo akora byose aba ari gutabara. Yatabara umugabo, yatabara abana, yatabara abaturanya. Umugore n'umutabazi mu ijambo rimwe. Ibi yonyine ishatse yana topic na developer nkabona iminota 15-20 kuvuga ko umugore ari umutabazi. Muri uku kwinyuranyuranamo mu rugo kuki umugore ngo atagomba kwinuba, ngo bari kuruhira urugo rwe, ngo agomba kwihangana ngo kuzagera ngo jusqu'à un jour, ngo kugeza ku munsi, ngomba kwihangana kugeza ku munota wa nyuma. Umunota wa nyuma rero hari n'igihe wihangana ushinyiriza ntunawugezeho. Hari n'igihe ushinyiriza ntunawugezeho wa mugore we, umunsi bakuraje muri mu rugo undi mugore akaruraramo, cyane ko n'ubundi baba basanzwe barurimo wenda mu buryo bure indirect. Na za ntebe bari baranze guhindura zarashaje, uwo nguwo ukiri no muri murugo, uwo nguwo araje aravuga ati sinzicaraho, bagahita bagura izindi kandi we baba nta mafaranga ahari. Bagore rero namwe mujye mwitekerezaho, namwe mwimenye, namwe mwimenya, namwe mwishyiremo imiyaga, umenye ko uwo mugongo uba uri gutunura wirirwa uwuturaguritsa. Mu by'ukuri nta pièce de rechange zibaho z'umugongo, niyo zanabaho ntabwo ubwishingizi bufite, niyo bwanabaho ashobora no kuzagushakira baza gukurwaza mu gihe uri no mu bitaro kubera umugongo wagudutse, akajya arana n'undi mugore ukiri no mu bitaro utaranashira amakuka. Umugore rero nubwo uko mwamwita kose, mwamufata kose, mutaha agaciro imirimo akora, mujye mumenya ko umugore ari intwari akwiye kujya yubaha. Hari igihe usanga umugore afite inda igera nk'ari ifite inda y'amezi 8, ahekeyeho ako acukije, agiye kuvoma, agiye gukura ibijumba, agiye gutashya, agiye gucyura inyana, aratetse, ageze ate arunama, ntabasha no kunama ariko akabikora byose. Umugabo akazana n'agacupa yahirimanze yasinze, akubita atera umugeri. Mu by'ukuri imirimo umugore akora umugabo yayishobora. Mugiye kuvuga ngo n'imirimo ngo umugabo akora umugore ntiyayishobora, hamwe njye nsigaye mbabona kubiko bubaka n'aba architect n'izo nyubako n'amapura basigaye bayakora abagore. Batwara moto, batwara amakamyo, batwara amabisi, batwara amakwasiteri, bacukura mu birombe. Ariko si imirimo twirirwa dukubanukamo. Impamvu muba mubona ntacyo tumaze nuko tuba tugihari. Ariko ntago mbifuriza kuzamenya agaciro k'umugore ari uko yagiye muri murugo. Oya, agaciro k'umuntu mujya mukamenya kiriho, nibyo byiza. Umugore arahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'abagabo barahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu rwego rwo kubahana no kubaka no cyane ibintu biba mu ngo, n'ubundi usanga n'abana bibakurikira kuko byinshi baba babibona bibaca mu maso. Ariko kubahana nibyo byiza. Impamvu akababaro k'umugore katagaragara nakayo ngo gahabwa agaciro. Umugabo usanga aca umugore inyuma, ugasanga societe yose guhera ku bavandimwe b'uwo mugabo kuri ba nyoko bukwe bande bose bakavuga ngo birumvikana. Ariko umugore niba agerageje no gusuhuza umugabo ku ruhande, induru zikavuga, social media zigatomboka, ngo umugore ngo kuki umugabo aca umugore inyuma, abantu bose bakumva ko byumvikana, bakazinzika, bagakumakuma. Usanga umugabo abyara hanze bikaba byitwa ko umugore agomba kubyumva, birumvikana. Hari n'abagira ubwenge buke bakemera ngo abana babazane mu rugo ngo babarerane n'abandi, ariko ngo umugabo wabyaye hanze ngo birumvikana umugore agomba kubyakira. Umugabo wamenye ko umugore yabyaye hanze ko amukuraho ijosi cyangwa hagashya, harabona bonye ngo bajya gupimisha ADN amagore batabizi, ibintu bikaba birebire. Ariko niba umugabo yabyaye hanze kuki umugore ngo abwirizwa kubyakira, kubifata gutyo umwana akamurera, kandi niyo atanabifata gutyo n'ubundi bakanda akanyenyeri. Ariko wese ibeshye mubyare babone n'umisatsi idasa n'iy'abandi, haraguhiraho umugore,
hari umugore duturanye wambwiye ati uzi ko uhura n'indaya z'umugabo wawe bakeba bawe ukanigengesera ngo batawukuramwo iyo koza, kuko bashobora kugufatanya n'umugabo wawe umva umutwe bakawumena bakawujanjagura. Muri Bible bavuga kuganduka, ariko iyo Bibiliya n'ubundi ngo umugore agomba kuganduka. Abagore mugandukira abagabo banyu, ariko iyo Bibiliya n'ubundi yisomye usanga n'umugabo abwirizwa gukunda umugore we. Gukunda umugore wawe ntabwo wamufata nk'ipunda ngo uzajya widegembya wirwa urongora no guhera no kubayaya n'abaki bose ngo umugore ngo agomba kubyakira. Iyo Bibiliya ivuga ngo umugore aganduke nawe wikubwira kumukunda. Iyi mirimo rero tuba dukora iyo tudafite akazi kaduhemba ku kwezi, ngo natwe tujye tugenda dutera iperu dukande ku cyuma byimarikemo ko twageze ku kazi 2:30, dutahe 11, baduha imodoka y'akazi, baduha amamega y'akazi, baduhe fone z'akazi, tugire salary, tugira insurance. Niba tudafite ako kazi mu by'ukuri twitwa ko turi ba nta mumaro mu rugo, twitwa ko ntacyo tumaze mu rugo. N'ibyo dukora mu rugo nibihabwa agaciro. Ngiye nicyo nari ngamije kuvuga, nawe uratubwira uko byumva muri comment. Umugore wirirwa mu rugo ntabwo ari kuvuga ngo ntacyo akora. Imirimo yo mu rugo iravuna, hari n'igihe ujyana nimugoroba no kwitera amazi bikakunanira ukahirimanga nk'igiti, kandi ubwirizwa kubyuka mbere. Abo warayo ufashije bose kumererwa neza bakiryamye, wowe ubyuka kare ukaza no kuryama utinze. Hari akantu nabonye kuri TikTok bavuga ngo abagore b'Abanyafurika ngo bajya kuryama umugabo rwose akihanukira akamubwira ngo wakinze. No gukinga inzu bireba umugore. Ubwo muratubwira muri comment, ese twakabije twabaye trop feministe? Nkunda kumbwira ngo kuri Big Grace TV ngo nge nko mu rusyo nkome n'ingasire. Harya umugabo udafite akazi we kamuhemba ku kwezi, umugore amufata gutya? Hari umugore umusuzugura? Mubaye namwe muhara ariko mwumva ko umugabo ntacyo amaze ngo kubera adafite akazi kamuhemba ku kwezi, namwe muri mufite toro mwamwibeshya mwabagore me, aho ngaho waba warakibaze nabi. Umugabo wawe n'umugabo ugomba kumwubaha, yaba afite akazi kamuhemba ku kwezi kaba ntako, yaba afite ikiraka yaba atagifite, ni umugabo wawe. Ariko abagabo baba providers mwibita usuzugura ngo kuko tudahembwa ku kwezi ngo ntacyo tumaze, ngo twirirwa turya ngo nibyo bitubyibushye. Rimwe na rimwe mwana tuvanye n'iwacu tunabyibushye mani, kandi ibintu byo kuvuga ngo twabyiwijwe ngo nuko muri aba provider muzana ay'umuceri, mukazana ya kawunga, mukazana y'ibirayi, mukazana y'ibijumba. Twaranabiryaga ariko burya niyo mutayatanze turabirya, kubera yuko ntabwo ducitse amaboko. Hari ibindi mirimo dukora wenda ntabwo amafaranga yacu anyura muri banki, ariko imirimo dukora nayo irabarwa, ifite agaciro kandi byara n'ibyo biryo. Ubwo sinasoza. Iyi ni Big Grace TV, nkaba Marie Grace Bagambaki. Wowe utakoze subscribe, utarakora subscribe kuri Big Grace TV, umwanya n'uyu, kandi wanditse subscribe udushyigikire, nawe Imana igushyigikire mu byo urimo byose.